Banyakubahwa abaminisitiri, abayobozi batandukanye mu byubahiro byanyu, babyeyi, bavandimwe, inshuti, bana bacu, kuri uyu munsi twibuka imiryango yazimye, ndashimira JARG yampaye aka kanya ngo mvuge urugendo rwanjye. Ndi umupfakazi wa Jenoside, narokowe n'inkotanyi, mfitanye igihango n'inkotanyi, mfitanye igihango n'iki gihugu cyacu. Mu mwanya bigeze bavuga ku mateka y'uko Jenoside yakorewe Abatutsi mu kuri ifite imizi kera cyane. Navutse muri icyo gihe muri 59, hari hashize imyaka 2 ngo abasore 9 b'inkoramutima za Kiliziya bakoze icyo bise Manifeste des Bahutu. Niwo mutima w'ingengabitekerezo, niwo mutima w'amacakubiri akomeye yagiye akatugeza muri Jenoside. Abo baseminari 9 bari barimo uwitwa Kayibanda wayoboye iki gihugu, ndetse n'uwitwa Gitera. Muri iyo myaka ya 59 bashinze amashyaka Parimehutu na Aprosoma ya Gitera. Muri icyo gihe niho navutse. Ntabwo byari byoroshye rero, kuko ku myaka 2 nari mfite, Abanyarwanda biraye mu bandi kubera ya ngengabitekerezo. Umututsi arameneshwa. Icyo gihe jyewe nagiye kwa sogokuru kuba ariho ndererwa, kuko data bari bamuciye, ariko sogokuru we kuko yari umutoni mu Kiliziya arasigara, bityo njya kurererwayo. Baje kugaruka bitinze, abakuru bo barabizi, abatoya babyumva nk'amateka, ariko hari igihe cyageze umunyarwanda agacibwa mu gihugu cye, niho ubuhunzi bwatangiye. Muri iyo myaka mitoya nderwa kwa sogokuru. Abo baciwe bari baturutse ku misiyoni, icyo gihe ho bahungeraga ku Kiliziya, ntibahabicire nk'uko byagenze muri 94. Ku myaka mitoya ndi muri primaire, ntabwo ndi buvuge byose, murumva guhera icyo gihe kugeza uyu munsi byaba birebire, ariko kuri iyo myaka bamwe bamaze gucibwa bahunze, bajyaga bagera igihe cyo kugaruka, baza mu gihugu, kajugujugu zikirirwa zizenguruka, ingo z'Abatutsi zigasakwa, abantu bagakubitwa, abandi bakicwa. Byari ibintu bikomeye. Turi muri primaire, mwe ntimubizi batoya, ariko hatangiye ikintu cy'ivangura. Mujya mubyumva uko bahagurutsaga. Buri mwaka hari ikintu cyitwaga fiche signalétique, yari fishi ikurikira umuntu ahagiye hose, bagahagurutsa bakamenya umubare w'Abahutu, umubare w'Abatutsi, umubare w'Abatwa, ku buryo byagukurikiraga aho ugiye hose. Tugeze mu wa 6, hari muri 73, nayo dufitanye amateka. 73 nibwo habaye icyo bise Février Noir. Abanyeshuri barirukanwa mu mashuri, abakozi barirukanwa aho bakoraga, abandi baricwa, abandi barongera barahunga. Icyo gihe nari mu mwaka wa 6, hari abana twiganaga bahunze, natwe dutinya gusubira mu mashuri. Aho noneho ntabwo bari babasore 9, ariko haje noneho ikindi cyitwa ngo les camarades du 5 juillet, ariho Habyarimana yarari ahirika Kayibanda, ngo batanga ihumure
ariko abahunga bari bahunze, abapfa bari bapfuye, ivangura n'urwango byari bikomeye. 73 murumva yuko nagiye muri sogonderi muri icyo gihe nabwo ntabwo byari byoroshye. Bamwe muri sogonderi byari bikomeye. Hari abana bagiriwe ubuntu, bamwe baragaruka turigana, ariko ukabona hari ikintu cy'ubwoba. Ntabwo nshaka kugira abana ntera ubwoba muri iri joro, ariko urwikekwe n'inzangano, guca amakayi no gutotezwa byari byaravuye mu bantu bakuru byarageze mu batoya. Turiga turarangiza, ariko mu gutanga amasekisiyo muri kino gihe dufite igihugu cyiza, umwana yiga icyo ashaka, ariko muri icyo gihe ntabwo umuntu yigaga icyo ashaka. Ndabyibuka yuko icyo gihe cyanjye niho turangije umwaka wa 3 hashyizweho ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi, ariko baravuga bati hari abagenewe kwiga ayo mashuri, abandi bajye mu bwarimu. Tujya mu bwarimu, nabwo ntibwari bubi, nuko kurangiza kwiga nabwo iyo wabaga uri mu bahigwa ntabwo bagushyiraga aho ugomba kujya hafi y'iwanyu. Ngiye ntangira kwiga banjyanye mu yindi komine. Inspecteur d'arrondissement icyo gihe abwira uwanyoboraga ati suriya ko ari umwana wamugumanya toya, uriya agomba kugenda, ahubwo nta nubwo nzamubona mubo nzayobora. Nakoze ahandi mara igihe kirekire, aho naho nagiriye igikomere, kuko kwa kunda abantu bajyaga bahagurutswa muri primaire, nanjye noneho nagombye kujya mbikora. Nkabikora mfite ipfunwe, ariko niko byari bitegetswe. Ugahagurutsa abana, umwe agahaguruka undi agatinya guhaguruka, ariko ari ikintu cyo gushyamiranya abana, ku buryo umwe yumva afite uburenganzira bwo kwiga no guhaguruka yemye, undi yumva afite ipfunwe ryo kuba uwo ari we. Tujye dushima Imana ko igihugu cyacu ubu intego ari ndi umunyarwanda, umuntu wese ari umutoya ari umukuru akumva yemye mu gihugu cye. Abakuru baribuka yuko nibagiwe kukivuga, ariko ndagira ngo nkigarukeho. Muri 73 muri ya Fevrier-Noir, ahari nyakubahwa Minisitiri muri umwe azabitubwira cyangwa yarabivuze, sinakurikira nubwo njya nkurikira ibiganiro bye, ariko mu 1974 hari umusenyeri witwa Bigira Umwami. Icyo gihe yarademisiyonnye. Ntabwo nzi niba kudemisiyona bifitanye amateka na jenoside, nk'uko nanone muri 57 na 59 bifitanye amateka. Ariko Musenyeri Bigira Umwami yarademisiyonnye, ava ku busenyeri asimburwa na Musenyeri Vincent Nsengiyumva, waje kujya muri komite centrale ya MRND. Umushoferi we Pierre ari mu bakoze jenoside bamara abantu mu murenge wa Gatsata. Vincent Nsengiyumva icyo gihe yari musenyeri hano i Kigali, ariko niwe wasimbuye Bigira Umwami. Ubwo ayo mateka ntabwo nayatindaho cyane, navuga ko jenoside ijya kuba abantu bose barabibonaga. Twahungishaga abana ngo ejo bundi abantu bazaba bafite ibibazo bakagenda nyuma bakazagaruka, ariko basenyerwa, abakubitwa mu mashuri. Mutese we wari uri hehe? Kuko twarabibajwe nabyo cyane. Nyuma yo kwigisha muri ya primaire naje gushyingirwa, nza hano i Kigali. Nigeze gushyira kuri Twitter urupapuro rwo gucumbika, permis de résidence.
hari igihe cyageze umunyarwanda akemererwa ntiyemererwe kuva aho atuye akagira urupapuro rwo gucumbika n'ikimugenza bikitwa ko ari akazi warashatse uri iwawe ariko ukaba utemerewe kuba muri uyu mujyi wa Kigali cyangwa nari ntuye mu Gatsata ni naho narokokeye ntabwo nari nemerewe kuba najya ku Kamonyi hari yirunda ku Rugarika aho bita Kamuhanda kuko urupapuro rw'inzira rwasabaga kujya kurusinyisha kwarenzaho ngo yari yaramenuje mu guteza akaduruvayo niko bajyaga batubwira. Nakoraga rero ku ishuri rya Pakope twari dufite abana benshi kandi bari bavanze ariko nuko abanyarwanda bari baravuze bati aho kugira ngo akarengane kagumeho reka twishyire hamwe uwitwa Shamukiga Charles afatanya n'abandi bashinga ishuri abana bose bakahiga ariko bagatotezwa bikomeye igihe cy'amashyaka menshi tukagira abakubitwa tukagira abafungwa mu gihe cy'ibyiso cyo cyabaye igikomeye muri Pakope n'uyu munsi wa none iyo tubarura abapfuye bahigaga n'abahigishaga ntabwo bari munsi ya 400 naho nakoraga. Noneho aho natahaga hari abasirikare barendaga ibigegara mu Gatsata umusirikare arambwira ati haryo ukora kuri Pakope niho nkora ati ndashaka kukubwira ngo wanyura mu kirere wanyura munsi y'ubutaka sinshaka kuzongera kukubona mu muhanda ujye ugenda ukundi uko ariko kose ariko sinzakubone mu muhanda nkajya nyura mu mikoke haba imikoke miremire harimo n'uwitwa Rwananiye mbwa ariko iyo mikoke niyo nanyuraga kugira ngo njye ku ishuri kuko nari narabujijwe kunyura mu muhanda. Umusirikare wa leta yari yarambwiye ati ndakwanga kandi imbunda mfite kukurasa nta mwanya byatwara turabizi ndabizi niga kujya nyura aho ngaho nkajya ku ishuri naba nakererewe bakabyihanganira kuko nari nanabibabwiye. Icyo gihe niho hari radio RTRM mubo bajyaga bavuga n'iwacu bari barimo ntabwo byari byoroshye. Nawe utekereze kuva mu rugo uvuga uti umuntu wambwiye ko adashaka kumbona niduhura ndabigira nte kandi ngomba kujya kwiga kugira ngo nkorere kwigisha kugira ngo nkorere amafaranga. Jenoside rero yabaye mpatuye inyicira abana ariko si bose niciwe ariko abahungu 2 umuhungu w'imyaka 2 n'umuhungu w'imyaka 4 kuko muri konsinye abamaze abantu bavugaga ko ngo inkotanyi ziriho zibatera hejuru ngo bagiye ari impinja kandi twaho twari dutuye bari barakoze urutonde ngo hari abagiye kuzisanganira. Famiye yacu rero yari mu bagomba kwicwa bagashiraho ariko burya iyo Imana yaciye icyanzu abantu ntibapfa ngo bashire hari abarokotse n'ubu hano barahari niyo mpamvu n'aya mateka tuyavuga. Nagize amahirwe rero ndayirokoka kubera Imana kubera inkotanyi. Ntabwo nshaka kubarambira nagira ngo mvuge imiryango mikeya yazimye kuko niyo twibuka niyo twaje gutaramira. Munyemerere mbibutse dutaramire umupapa witwaga Kayitsinga Vincent n'umugore we yitwaga Umuhire Maria bari bafite abana 3 Chantal Gadi na Emmanuel bari batuye mu Cyahafi. Abo barazimye bishwe nabo basenganaga. Umuturanyi wawe yaravuze ngo Vincent ngo avuye muri Amerika ngo buriya yabonanye n'inkotanyi no kubona aho babatsinze byabaye urugendo rurerure. Abo ngabo barazimye. Yari umuntu witondaga cyane bari bafite abana bitondaga cyane ujyayo bakagusengera ariko
bishwe urw'agashinyaguro mu ntangiriro za jenoside. Nagira ngo nanone aka kanya nabonye mbabwira undi muryango umwe w'umugabo witwaga Nkarama Private yakoraga muri Akoru, yari afite umudamu witwaga Mukarubibi Veneranda, bakagira abana 4, uwitwa Charire Remontieri n'undi ntibuka izina, kandi bari inshuti zacu cyane. Ari nayo mpamvu nshimira JARG, kuko ibi biradufasha kongera kwibukiranya, nubwo bose tutazabibuka, ariko umuntu agira gutya akabibagirwa, n'abawe urabibagirwa. Njya mbwira abantu ngo hari umwana wanjye nibagiwe itariki namubyariye, ntabwo babyemera, ariko niko bimeze. Veneranda bamutsinze ku Kabeza na famiye ye yose. Yari avuye no kuvura umuturanyi kuko yari umuganga, bari babahamagaye ngo hari umuntu warashwe ngo azajye kumuvura. Avuye kumuvura nawe bamutsindaho, bahita batsemba na famiye. Mbibutse ko Kabeza niho hari hatuye umukuru w'interahamwe Kajoga Robert, ariko hari hatuye n'abasirikare bose. Abasirikare bari barabadeployinze mu mirenge yose, ku buryo jenoside niba bazagira uruhare gufasha za nterahamwe zari zaratojwe, zarahawe n'intwaro, impongano n'ibindi byose. Kwa Private nabo muri iki gitaramo ndabibutse. Hari undi mupapa witwaga Kayigamba wakoraga muri Banque Populaire, n'umudamu we mwiza cyane Wera Françoise. Bagiraga umwana witondaga cyane wakundaga kubyina. Marie Paul yari afite imyaka 5 na Hortense murumuna we w'imyaka 3. Babatsinze ku Kabeza. Wera Françoise yari umuganga, ni murumuna wa Maître Beatrice. Babatsinze hariya Kabeza, nta n'umwe warokotse. Nabo bishwe n'abasirikare batanzwe n'abaturanyi. Munyemerere nanone mvuge Marshal Charles, yari umuyobozi wanjye kuri Apakope, n'umugore we n'abana babo bose. Babatsinze ku Kabeza. Yari yaravuye i Burundi aza ngo aje kubaka igihugu. Yari umuyobozi mwiza, yari umuntu w'imfura w'umuhanga cyane, ariko ntabwo bagiriye yuko yigisha abana babo, abigishanya ubuhanga. Umuryango barawutsembye. Hari undi mupapa Sabasajya Alfred, bamwitaga Fureri, yari yarashatse umudamu witwaga Nsira w'Irukumberi, bakavuga ko waba ari inyenzi cyane. Uwo nguwo nawe baramwishe n'umwana wabo, bamuziza ngo yagiye gusanganira ngo Inkotanyi, ngo yajyanye igisabo. Nyamara twajyanyeyo nta gisabo yari yajyanye. Tujye twibuka, twiyubaka, kuko twarasigaye ngo tuvuge amateka, ntibakazime twararokotse. Ntibakazime, kuko Inkotanyi Imana yazikoresheje ikaturokora, iduha igihugu cyiza ubu dutekanye, iduha igihugu giha amahirwe buri wese. Abana bacu uyu munsi bariga, bakiga neza, bariho ahabo n'aho bagiye. Iyo urebye ibikorwa by'indashyikirwa aba bana bariho bakora, ba RG na JARG, Karori wa Ruhigira akandika igitabo, Dimitris akandika igitabo, n'abandi na wa mwana uvuye aha. Nishema muriho mudutera, dukomeze twandike. Nyuma ya jenoside twariyubatse, nababwiye ko bari baratwimye kwiga, ariko twarize turiyubaka. Abapfakazi baragenda, ntabwo twasaze ngo twikorere imisambi, ntabwo twasabirije, turihesha agaciro, kandi turabishimira. Abato bacu
mukomeze mube batoya batari gito nk'inkotanyi, dukomeze twigire ku bakurambere barahari ba honorable Mugesera Antoine, mumwegere tumwegere adufashe dusigasire amateka yacu, twubake iki gihugu cyacu. Byaba bibabaje udashyizeho itafari ryawe, byaba bibabaje wangiritse, byaba bibabaje bararwaniye ubusa. Iki gihugu tugirane igihango, tugikomereho, kuko inkotanyi ni ubuzima. Murakoze, dukomeze twiyubake, dukomeze twibuke twiyubaka, ntibakazime twararokotse. Imana ibampere umugisha.